turabasuhuza kandi tubaha ikaze kuri Philohope. Twizere yuko muri amahoro kuko ibyo nibyo tubifuriza. Dushimira by'umwihariko abamaze gukora subscribe kuri Philohope. Nawe kandi ukurikiye Philohope ku nshuro ya mbere ukaba utarakora subscribe, mbere yo kurangiza ikiganiro uze kwibuka ukande kuri subscribe button, cyangwa se ukikirangiza urebe aho hasi uhakande. N'ubu none wabikora niba ufite akanya. Turabashimye namwe mwamaze gukora subscribe kandi turabashimira icyizere mukomeje kutugirira. Hari inkuru imaze iminsi mike muri social media n'ibitangazamakuru bimwe bikorera mu Rwanda igamije gushaka uwabafitanye isano n'umukobwa witwa Uwanyirijuru Rosalinda. Turakoresha izina rya Linda muri iki kiganiro. Yavukiye he? Mu uwe mwaka? Linda nk'uko ubwe yabyivugiye atekereza ko yavukiye mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'1994. Ubwo ni mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Bikaba bitekerezwa ko ashobora kuba yarafite amezi 2 ubwo yabonwaga n'uwamutabaye. Atashoboye kumenya ngo ninde kugeza uyu munsi wa none. Vuga ngo ari umuntu wamusanze aho yarari arahamuvana, ariko ntiyamenye ngo ninde. N'uyu munsi ntabwo amuzi. Yabaye he ari uruhinja? Yahageze ate? Icyo gihe uwamufashe yamujyanye mu kigo cy'imfubyi cya Croix Rouge giherereye ku Kacyiru. Aho niho yisanze, yatangiye kugira ubwenge, yisanze ari muri icyo kigo, ariko nta byinshi yashoboye kumenya kuko yaje kuhava n'ubundi akiri mutoya, yibonaga nyine ari mu bandi bana gutyo. Yahavuye ate? Yarezwe nande? Nyuma hari umuryango waje kumufata, ngira ngo icyo gihe yari afite imyaka 4, bamufata baramuadopta. Bamufashe mu buryo bwa adoption, bamufata nk'umwana, mu buryo bwo kumurera nk'umwe mu bana babo. Icyo gihe baramujyanye, uwo muryango rero niwo wamureze, umufasha no kujya mu ishuri. Nyuma amaze guca akenge nibwo hari abantu baje kumubwira yuko uwo muryango mu by'ukuri atari umuryango we, mu buryo bw'amaraso, mu buryo make atariho yavukiye. Ibyo bintu rero byaramubabaje cyane, ariko birumvikana ko nta kindi yari kubikoraho. Ubuzima bwarakomeje. Amashuri yize n'imbogamizi yahuye nazo. Yarize, ariko avuga ko bitamworoheye kuko aho yabaga muri interna hari ubwo yumvaga bagenzi be bavuga ngo iwacu badusigiye amafaranga, bayasigiye umuyobozi, umwe mu bayobozi nyine, kugira ngo mu gihe bafite icyo bakeneye babe bayafata, ibintu nk'ibyo. We rero urumva yakwibuka ko nta muntu afite, cyangwa se akaba azi ko ntayo bamusigiye, nta muntu wigeze amubwira ko yamusigiye. Birumvikana ko ibyo bintu ni bimwe mu bintu bitagiye bimunezeza cyangwa se byagiye bimuvuna. Ni ubuzima rero butamworoheye. Yaje gusoza n'amashuri ye yisumbuye, yaricumbikiye, aba muri ghetto igihe kitari gitoya, yabaye mu buzima bwo kwicumbikira. Birumvikana ko nk'umwana w'umukobwa wicumbikira biravunanye, biragoranye mu rwego rwo kugira ngo abashe no kubona amafaranga yishyura inzu, yishyura nyir'inzu. Ubwo ni ubuzima, ni bumwe mu buzima bwagiye bumuvuna, bwagiye bumugora, ariko muri byose yagiye yirwanaho, ndetse arangiza amashuri ye harimo n'aya kaminuza, aho yize ibya business administration. Akazi yakoze uko abayeho uyu munsi. Yakoze mu bigo binyuranye, aho yakoze ibya marketing. Avuga ko azi marketing cyane ku buryo uramutse ufite n'ikintu ugurisha yakikugurishiriza rwose mu buryo butamugoye, ngo nakazi akunda. Ubu avuga ko muri iyi minsi nta kazi afite, ariko ko akaboneka kose yagakora. Si ngombwa ko gusa aba ari na marketing, ashobora no gukora ka secretariat, ashobora no gukora akariko kose gapfa kuba kamufasha kwishyura ubwo ni amabills nyine n'amafacture, kwishyura inzu n'ibindi, akaba yabasha kubaho. Indimi avuga ko avuga indimi 3, avuga Icyongereza, avuga Ikinyarwanda, avuga n'Igiswahili.
kandi aranazisemura, bivuze ngo ashobora no gukora akazi ko gusemura, niba uramutse ugafite wakamuha nako yagakora. Muri make akeneye akazi muri rusange. Uramutse ufite akazi wamushaka ukakamuha. Udafite uburyo wamugeraho, wakwifashisha ibinyamakuru byose yagiye anyuramo bamukugezaho. Natwe ushobora kutwandikira ibyo ari byo byose, twamushakisha kandi twamubona. Ibyo kurya akunda n'ibyo kunywa. Akunda kurya ubugari n'isosi. Akunda no guteka ariko ibiryo bitarimo ibirungo byinshi. Umuceri nawo arawukunda, n'ibindi birimo ibijumba cyangwa se amateke bitetse neza nabyo arabirya mu rwego rwo kubalansa nyine imirire. Akunda kunywa kawayini n'amarula nayo ngo arayanywa. Anywa n'amazi ndetse anywa n'icyayi igihe hakonje. Ibindi akunda ibyo twita hobbies. Akunda gym, imyitozo ngororamubiri. Akunda filime za action. Niba ukunda filime za action rwose mwagendana. Akunda n'umuziki. Akunda ibyo muri makeya nibyo bintu akunda: gym, filime za action n'umuziki. Akunda no gusohoka, kuganira n'abantu, bagasohoka bakaganira. Akunda gusura abantu. Ibyo ni bimwe mu bintu akunda mu buzima bwa buri munsi. Afite umukunzi? Nta mukunzi afite, nta muhungu afite bakundana muri iki gihe. Aragira ati ufite iyerekwa yaritambutse. Imiterere yihariye ku mubiri we yatuma umumenya. Ubwo ibingibi turabivugira iki? Turabivugira kuri wa muntu ushobora kuvuga ati uwo mwana ndumva nkeka ko muzi bitewe n'imiterere. Ikintu afite cy'umwihariko ku mubiri we ni igisa n'inkovu ku gahanga ahagana ku musatsi. Ikindi hari utuntu afite mu jisho. Ubwo impamvu y'ibyo ni ukugira ngo nyine waba afite amakuru ku mwana w'uruhinja wavutse icyo gihe mu 1994, ukaba wari uzi ko uwo mwana yavutse muri ubwo buryo ariko utazi amakuru ye cyangwa se utaruzi amakuru ye. Ibi wenda nabyo byagufasha kuko ntago bizwi neza niba icyo gisa n'inkovu cy'umubiri winjiyemo gato niba ari icyo yavukanye cyangwa se niba ari nk'igikomere yahuye nacyo mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Ntago birasobanuka neza aho ngaho, ariko gusa waba afite ayo makuru, ubwo nibwo buryo ni kimwe mu byamufasha. Mu ncamake rero, Linda ari aho ngaho, niwe wenyine, nta muntu azi afite icyo apfana nawe kuri iyi si mu buryo bw'amaraso, mu buryo bw'isano ry'amaraso. Nta n'umwe azi. Kwa kundi uvuga uti mfite mubyara wanjye nyakakuriya, uriya bambwiye ko dufite ikidufana, nta kintu na kimwe. Azi ko ari we wenyine imbere n'inyuma, kandi arumva atizeye yuko ari wenyine. Akeka ko byanze bikunze haba hari abandi bantu bashobora kuba bafite icyo bapfana cya hafi cyangwa se cya kure. Rero waba afite amakuru ayo ari yo yose yamugezaho. Ari wakwibaza ati ese aho yavuye kuri Croix Rouge ho nta makuru bafite? Yagiyeyo ariko nabo amakuru bari bafite y'abana, kuko si we wenyine n'abandi bana benshi, yabwiwe ko bayohereje ku cyicaro cyabo i Geneve. Niho byagiye. Ntago yakomeje kubikurikirana, ariko kugeza uyu munsi nta makuru afite. Nta muntu yashoboye kubona umubwira uko bihagaze, ngo kugira ngo nibura amenye ngo yahageze gute, ese ashobora kuba ninde wamuzanye, ese ashobora kuba afite icyo apfana nande. Nta byazi ayo makuru yose, nta na make afite. Akeneye rero ubufasha akeneye, nababwira uko nabibonye, n'ubwo ngubwo bw'imibereho. Ubundi n'ubujyanye cyane cyane no kumenya ninde bafite icyo bapfana, ninde bafitanye isano. Turabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro twabagezagaho kuri Linda. Uwagira ayo makuru ubwo yayamugezaho. Linda Huri, tukaba tukwifuriza kuzabona umuntu mufite icyo mupfana, umuntu mufitanye iryo sano rya bugufi,
umuntu wakwita umuvandimwe, umuntu wakwita umubyeyi, nibyo tukwifuriza. Atanabonetse turakwifuriza ko wabona n'undi muryango mwiza nawo wagufata nk'umwana mu rugo. Turabashimye mwese rero mwabanye natwe, turabifuriza ibihe byiza.